YouTube channel ya mbere nkoraho ifite abasubscribers barenga miliyoni imwe n'ibihumbi. Indi YouTube channel ya kabiri nkoraho nayo ifite abasubscribers barenga ibihumbi magana. Niba ushaka amafaranga, ushaka gukira, ushaka gutera imbere, shaka uburyo ukemura ibibazo by'abakire. Nta muntu uzadodesha inkweto ngo akwishyura 50,000 by'uko inkweto ye wayidoze. Ntibishoboka. Ariko ushobora guhereza umukire service imwe akakwishyura 50,000 kandi ibintu wakoze umunsi umwe rwose. Kumenya uburyo wakwinjirira abakire. Iyo ushaka kwinjirira abakire mbere na mbere, Toros Films. What's up my people? Ndizera ko mumeze neza cyane. Ngo maze iminsi ntabahereza videos niko abantu benshi barimo kumbwira. Abantu bari barabuze mwese ndabasuhuje. Nanjye nari maze iminsi mvugiye mu bintu byinshi cyane. Gusa uyu munsi ndashaka kubahereza update. Ndashaka kubaha amakuru atariho ivumbi. Maze iminsi nta uploadinga kuri YouTube channel. Abantu benshi bari baramumbuye, nanjye nari mbakumbuye. By the way, iyo nari kwa uploadinga nanjye mba numva nyine ndi gushyugwa, mba numva ntarimo neza. Ariko uyu munsi nagira ngo mbahe updates zaho narindi n'ibyo narivugiyemo. Bakamubona ni microphone iri kuri recording. Abantu bari kukibazaho ni microphone abatabizi. Okay, updates nshaka kubahereza uyu munsi. Nashaka kubabwira ibyo ndimo gukora, ibintu mugiyemo ndetse n'ibiri gutuma nta uploadinga. Ariko mbabwire n'imigambi mfite mishyashya yo kuri YouTube ngira ngo njye mbahe content zifite gahunda. YouTube ni ubuzima, ntabwo ari ibintu nareka. Ubu tuvugana nabonye akandi kazi. Murabizi ko nari umwarimu, murabizi ko nigishaga, murabizi ko nakoraga ibintu bya photography, murabizi ko nakoraga ibintu byinshi bitandukanye ndi gushabika kugira ngo ndebe ko nabona ubuzima nkaho ukomeza ubuzima nk'ibisanzwe. Gusa uyu munsi nababwira ngo God blessed me. Imana yagiriye neza, impereza umugisha. Akazi nari ndimo narakaretse, gufotora narabihagaritse, kwigisha narabiretse. Ubu naje mu kazi ko gukora ibyegeranyo kuri YouTube channel ebyiri nazo zidasanzwe. YouTube channel ya mbere nkoraho ifite abasubscribers barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane. Indi YouTube channel ya kabiri nkoraho nayo ifite abasubscribers barenga ibihumbi magana arindwi na hafi magana inane. Iyo ya miliyoni n'ibihumbi magana ane ni ikora content cyangwa se amavideo y'ikinyarwanda. Naho indi ifite abasubscribers barenga ibihumbi magana arindwi ikora content ziri mu rurimi rw'icyongereza. None wakwibaza uti nahageze nte, nizihe chaîne nkoreraho? Murashaka ko nzibabwira, ariko ndagira ngo mbanze mbabwire n'iyi message. Wari wibaza impamvu ahantu uri nyine utajya uhaba, cyangwa se wakenera no kugira ngo uve ku rwego uri bujye ku rundi, ukibaza n'inzira byacamo. Banza mbaze ngo mbese nahageze nte. Noneho okay, reka tuvuge kubimbajije, cyangwa se no byanditse aho muri comment mbaza ngo mbese nahageze nte. Ni gute umuntu yava mu kazi kamwe akajya mu kandi karushije ako yararimo. Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire ko niyo uri mu kazi runaka ushaka kujya mu kandi, bigusaba kugira ngo wige n'ubumenyi bujyanye na ka kazi ushaka kujyamo. Niba utabufite ntabwo wajyayo ngo bikorohere. Tuvuge urugero, akazi nkora ubu ngubu nako kweditinga documentaire cyangwa se ibyegeranyo. Niba ari ku kazi nkora umunsi ku munsi kakaba ari akazi kantunze, impamvu ako kazi bakampaye nuko n'ibyo bintu bishoboye. N'ubumenyi nize ndabwigisha, nangije ndakora, bampereza igerageza, bampisuzuma ndarikora, akazi ndakabona. Hari n'abandi bakabonye baragakora, bakora n'isuzuma biragira ubumenyi, bubaye ikibazo barataha. Gusa nagira ngo mbabwire ko
ubumenyi ari icya mbere. Icya kabiri ni icyo bita connection, kumenya uburyo wakwinjirira abakire. Iyo ushaka kwinjirira abakire, mbere na mbere hari abantu benshi bakubwira ngo ujye ugenda ufukame ubaramye. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Iyo ushaka kuvugana n'abakire ntabwo baramya. Abakire ntabwo bakunda abantu baza babubaha cyane, ahubwo bakunda abantu bafite ubumenyi baza no gukora ikintu nyine kibahuza. Abakire bakunda umuntu ukora akazi akakanoza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo rero ugirane connection n'umukire, muhure, aguha akazi, utangire unagakore, ubone n'amafaranga yawe, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni icyo bita kwinjirira umuntu kugira ngo umukemurire ikibazo. Umukire kugira ngo umwinjirire ntabwo uzi umutera imbabazi, ahubwo ureba ni ikihe kintu ankeneyemo ku buryo mpageze impinduka yanjye yatanga umusaruro muri business ye. Ni ukuvuga ngo tuvuge ushaka kujya gukora ahantu muri iyi supermarket, urashaka kuhabona akazi. Kugira ngo uhabone akazi rero hari n'abandi bakozi, ugomba kureba ni iyihe serivisi abakozi bahari badakora neza, njye nakora, noneho ibintu bigahinduka. Niba ari business yinjiza 500,000 ikaba yakwinjiza 700,000 cyangwa miliyoni, ni ukuvuga ngo wowe ureba value cyangwa se agaciro ushobora kuzana muri business. Iyo umaze kubibona neza ukabona ko iyo value wayizana, icyo ukora uhita saba boss uti ndashaka ko duhura, cyangwa se nwandikiye message kugira ngo turebe uburyo twaganira. Iyo muganira umwereka aho ikibazo kiri muri business ye, ukamwereka n'uburyo igisubizo cyawe kizagira ibyo gihindura muri business y'umukire. Ubwo rero iyo utabashije gukora ibyo bintu ntabwo wajya mu kazi k'abandi gufe kukabona, ukabonye mu bundi buryo butari ubwo ngubwo babyita amahirwe. Gusa nanone ikindi kintu ugomba kumenya, nusaba akazi ahantu ntuzibwire ko bazahita bakwemerera. Ntabwo waka akazi ngo uhite ukabona, hari ahantu uzakomanga henshi baguhakanira. Gusa ijambo nakubwira ni rimwe: never give up. Ugomba gukomeza kugerageza gukomanga ahantu hose, kuko hamwe bazaguhakanira ahandi bakwemerera. Aho bazaguhakanira ntaho uzi, naho bazakwemerera ntaho uzi. Niyo mpamvu ugomba gukomanga ahantu hose ukeka yuko bazakwakira. Icyo ni ikintu ugomba kuzirikana mu buzima bwawe. Niba ushaka kugira ngo ujye gukorana n'abantu bari hejuru y'aho wari uri, ugomba kujyana igisubizo cy'ikibazo bafite. Ikindi ugomba umuriro warushizemo nari mvuye guhindura bateri. Ikindi nari ndimo kubabwira, kugira ngo ugome mu kazi k'abandi nakabone, ni uko ugomba kugira icyo ujyanayo. Gusa nanone ikindi kintu ugomba kumenya, niba ushaka amafaranga, ushaka gukira, ushaka gutera imbere, shaka uburyo ukemura ibibazo by'abakire. Nudakemura ibibazo by'abakire uzahora uri umukene, kuko nukemura ibibazo by'abakire bazakwishyura makeya. Nukemura ibibazo by'abantu, tuvuge niba umuntu aje kudodesha inkweto, nta muntu uzadodesha inkweto ngo akwishyura 50,000 by'uko inkweto ye wayidoze. Ntibishoboka. Ariko ushobora guhereza umukire serivisi imwe akakwishyura 50,000, kandi ibintu wakoze umunsi umwe rwose bukarara amafaranga yawe yajyanye, bitewe na skill ufite cyangwa se na value, ubumenyi ufite n'agaciro ufite ku isoko. Ngo iyo ukoze ikibazo ugakemurira ikibazo abakire bakwishyura ku mafaranga afatika, kuko nabakire. Ariko iyo ukemuriye ikibazo umukene, hari n'igihe birangira yikopesheje, ukamukemurira ikibazo n'amafaranga ntuyatahane. Muri make rero nushaka kugira ngo utere imbere, ugomba kwiga ubumenyi bufite agaciro kanini, ku buryo bwa bumenyi bukenerwa n'abantu bateye imbere. Abantu rero nari nabibasezeranyije yuko ndibuze kubabwira naho nkora ngo ni hehe. Ubu tuvugana ndi kweditingira muri Red Blue JD Studio. YouTube channel imwe yitwa Wisdom in Narration, Win ikora mu Cyongereza. Indi nanone nayo yitwa Red Blue JD, musanzwe muyizi amadokumentari menshi ajyaho. Hari mwemba nakoze kuko nkorana n'indi team, hari abandi bantu benshi tuba turi kumwe, ntabwo ari njye nyine. Gusa ubu tuvugana niko kazi ndimo, ndi umweditor cyangwa se documentary yani.
wa Red Bruce JD Studio. Ubwo ku bindi bibazo muba mufite, ibyifuzo mwashaka ko nzabaganirizaho, comments zirafunguye. By the way, God bless you. Hands on head, salute.